urabashaka bandangire baba kurangira ongere utere umugongo pateri wigendere none ubwo nawe narabonye abantu bafite amafaranga nkagaruka inyuma gute nakomezanya nabo nyine ubwo nkaba nanjye ubwo nkabo ariko si ubwo kumva ntago ari ibyo yego umuntu bita Sifa aracyari crush wawe uracyamukunda nkuko wamukundaga mbere cyane warabizi cyane cyane kabisa yo tukunda crush waje ariko ashaka kunda Sifa oya ndamukunda mana y'isi n'ijuru gikeya zigikeya cyane ni gike mumbabari pate nicyo kintu Sifa umukundira cyihariye rero bishaka byarahindutse ibyo yamukundiraga mbere atari byo umukundira ngayiruka kera ni byinshi umunsi ngiye mukundira tubwire asigaye yumva mbere si yumvaga nabi ikindi asigaye ari umwana mwiza pe asigaye agira umutima mwiza aritonda sibyo ndikubeshyera ariko ibyo n'ubundi nese mbere ntabyo wagira nagiraga umutima mubi mbere ari ukuntu wari utangiye guhinduka mu kuntu urumva ariko ubu ngubu wabaye umwana mwiza asigaye witonda sibyo wabaye na keza ukuntu mbere waba umeze nk'agacecuru ariko ubu ngubu ukuntu uri kugenda ukura mu myaka noneho abanyamukecuru rero uragenda bakuki mana noneho nsigaye mureba nkavuga ati niyo twakibanira wa mugana mutsagukunze ngarankunda ariko muranakundana by the way nukuri ngiye cyo mbona cyo nukuri ko Imana murakundana ngo burya Sifa azi guteka pateri yarazaga nkamutekera ifiriti sibyo hari n'igihe mutekera nibara makaroni aramamagara ati nariya makaroni aryoshye ati mbega umukobwa mwiza uzi guteka atubundi mbanze ko abakobwa beza nta bwenge bwo guteka bagira nukuri ko Imana ndamugane se biri byanya byose ati Sifa azi guteka crush yanyimaze imyaka 4 nta kiravamo ntacyo bwa niyo crush ibonye imaze igihe kirekire ibyo bintu byanyusha nimukaturusha ubwenge ntacyo pe mu myaka 4 umaze kugira aba ex banga nta numwe namungu urakundana yego sha nawe yego igara ari nyiri umwana umwana ugira crush we yego we ese kugira crush bihuriye hehe no kugira tuvuge ko pate niwe wangiriye crush sibyo njye wari kugira si wowe wangiriye yego ubwo iyo ugira umuntu crush arya bishatse kuvuga iki iyo ugira umuntu crush bishatse kuvuga iki natubwire reka bambwiye ngo tell them tubwire ntago nkuhehe ibarishimwe kuzetse none se si ni cyo kintu cyari ukundira pateri rero kuri ubu ubona yahindutseho bitandukanye no mu myaka yashize noneho ubona nyine ukavuga ngo yari afite idefa ariko nawe kabisa ni byiza ameze neza cyane kubangamiraga cyagiye kera akuzi ko cyagiye kera nta n'ibintu byinshi nabonaga kubera urukundo si byari fresh cyane ariko nari burebye nanone pate ikabutura kuzikunda se ubu ntago ukizambara ndazambara rimwe na rimwe uzajya ugaruka mu kiganiro si kumwe na Sifa ariko wambaye ipantaro kuko ndumva shayi ikabutura ashobora kuba zitaramushimishaga mu biganiro si yamubera ariko arambera akaraga abirwa n'iki waba waribona amatako ya ayiwe yesu we murankunda oya ntabwo byo gupfa ubutubwira ni ibiki Sifa we Imana ibikurinze turacyagukeneye Imana ikujyane ntarareba ubukwe bwawe yegora bwawe nawe abana beza muzabyara ibyo rero twigeze tunabivugaho ntabwo navuze ko muzabyara ibyunyira si mwimbeshyera ngenda gukunda crush wanjye nenda gukunda crush wanjye ariko ndushaka ko twese tweruye tureruye nyine tureruye ko disi mana yanjye murasa neza
shareka nitayire pe gusa Imana yagiye numva mbakumbuye ni ukuri kw'Imana ese ubu si twataha videographer Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tuhaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi tubasuza cyane bari mu Rwanda n'aba media muri rusange turabakunda cyane twakiriye abantu beza koko Pateri na Sifa sha mwarimu bakumbuye nagiye mbona arabanyandikira hashize n'iminsi Pateri na Sifa bagiye he sha uyu munsi rero baragarutse Sifa yambaye neza sha videographer ze kunyekanira ukuntu yambaye kuva ku rukweto kabisa kugeza ku ishati you look good. Thank you ariko Winerisoni Winerisoni ibintu byo kuvuga ngo wambaye neza Ibiki nabikubwiye tukibonana akurakoze shanga Pateri yabikubwiye ko wambaye neza usa neza wapi ntabwo yabimbwiye yagize ishyari ariko se iyo utabwiye crush kasa neza wowe ubundi bumva bite byawe Njyambwiye ko yabaye mwiza mwiza harya wabimbwiye byo nabyo wabona atabibwiye ngo genda umutunga mikoro ngo nibyo byiza ngo umufashe umucuti wawe umufashe akira umufashe noneho biri kugira bikarangira ari kuvuga ari kuntunga mikoro Pati umeze gute ni fresh tugaye ikaze nawe imege kirekire koko shareka nicara inyuma mbarebe neza mbitaruye kugira ngo Sifa nawe arebe muri kamera Sifa wowe umeze gute se wamushyizeho mikoro we nari wagiye oya nta mama oya mufashe Pati mufashe okay wivuna undi mwana abakobwa n'abafatanirwa nyibwirira meze neza rata nanjye ndashima Imana wari waragiye Sifa nyuma y'igihe kirekire cyane utagaragara ku macano ngo wagiye mu mafilme birangira n'ibiganiro bivuyemo gusa Pateri ngo mwabonanaga n'ubundi yajyaga ambwira amakuru yawe ariko nshimiye ko none muje kutubwira amakuru yanyu n'abakunzi banyu su nabagahera wabagaye na bagino nari mpari nubwo nesubo ibintu byose wakora ntabwo wabura umwanya reka yego ni kwa kundi nyine kuburana bisanzwe biraho ariko ntago ari cyane nanone ku buryo navuga ngo narabuze cyane Isi imyaka 2 ishize tudaherukana wowe cyane ukuri kw'Imana irashize Sifa rero Pateri mu myaka yashize Pati ntungira mikoro Pateri we nibariza wari ufite agahinda kenshi cyane ati Sifere Gasando yaranyanze ku buryo twabikozemo n'ikiganiro hatasigaye yirata ntago mbanza nyiri ku rwego rwe yabonye abanyamafaranga bamwibagiza ubushuti bwanjye nawe icyo kintu kitubwireho none uyu munsi wamugaruje iki wabonye ikofi byagenze bite oya naramwicaje ndamwigisha yaricariga yaricaye ndamubwira ati rero mwana wa mama dore ntacyo dupfa dore ibintu bimeze gutya na gutya tubigire gutya na gutya iyo Sifa ari umwana mwiza arumva bituma nyine mugarura vuba ataratana none se nari narakoze iki koko ni ukuri nta n'ikintu cya danje nakoze ngambwira nk'ikintu wambaye ariko ngo ari abonye abantu bafite amafaranga ngo uramwirengagiza wapi abantu bafite amafaranga se nabakuye mbabonye hehe mubandangire urabashaka mubandangire baba kurangira ongere utere umugongo Pateri wigendere none se ubwo nawe narabonye abantu bafite amafaranga nkagaruka inyuma gute nakomezanya nabo nyine ubwo nkaba nanjye ubwo nkabo ariko si ubwo uri kumva ntago ari ibyo yego umuntu bita Sifa aracyari crush wawe uracyamukunda nk'uko wamukundaga mbere cyane warabizi cyane kabisa tukunda crush waje ariko ashaka kunda Sifa oya ndamukunda mana y'isi n'ijuru hari igihe ngiye mvugana na Pateri bitarimo igikabyo ni ukuri kw'Imana akita mbwira ngo usandungu mbere yuko ngo buri tsingo banze mvugishe Sifa nakare namwandikiye tambwira ngo usuri ngo ndi kuri phone na Sifa ngo reka ngo tubanze tuvugane ngo tuvugana nyuma kubeshya n'icyaha rero wumvisha ama point twari turi kwiganirira watse kugapfa nyine byanshanze rero ni byiza deraza point yanjye Sifa twari turi kuganira ku bakobwa urumva yari kunyereka bya bindi nakweretse nyine ba ego urumva nibyo twari turi kuganira ariko nyuma twaganiriye ku bakobwa baba bafite abasheri babo badafite amafaranga ariko bafite ibisaza
bayakuraho nka gutya Sifa akafite igisaza akajya kuzanira oya ntayanzanire ahubwo akarya n'utwanjye dukeya nakoreye ariko mana shamana mbega ibintu birori byo tuba turi kwiganirira ariko harimo isomo n'ubundi tuba turi kuganira ubuzima busanzwe nibyo yandi kumubwira yambwira ati urareba ukuntu kuri ino si dusigaye tubayeho reba nk'urugero wenda ufite igisaza nako nta nubwo wagira kimwe kuko ntabwo wagira ibisaza kimwe ufite ibisaza byinshi ngaho reba urimo urajya kubikuraho ibiceri ukaza no kundira udufaranga duke twanjye oya ngo uyazane tuyapangire imishinga aho gushaka no kuza kunywa amaraso yanjye urumva ukuntu yaba ashyigikiye ko nyine umuntu agira ukura abantu mu nyungu zanyu mbakure kugira ngo tubeho ntabwo byabaye ntabwo ari byo reka rero nanjye nkubwire tuvuge nk'urugero ubu Sifa buzi ikisaza gikora iki kigoye amafaranga ni urugero nyine ngende gutanga ntabwo ari urugero ni ikibazo urambaje ikibazo nta rusaza ufite dukuye sirakubwiye ngo ariko byari kino nibaza amahari ubu uzi ko umukobwa nta kazi afite sibyo ukabona umukobwa yambaye neza kandi uzi ko yirirwa iwawe ukabona afite telefoni nziza w'umusore ntawe wigeze umugurira ubizi ko abi iwawe unsobanurira gute aba yabikuye hehe kandi uzi ko n'iwabo nta n'ubushobozi bafite aba yabikuye natubwire Sifa tuzi icyo kibazo Jesse ubwo si ubwo mukobwa kereka ubizi neza ko nakazi agira nakazi agira iwabo batamugurira iPhone 10 na kangahe atakambara umwenda wenda wa 30 ayo mafaranga ukabona umwana arasohoka buri munsi muri hoteli nziza iwabo no kubona akawunga byari ikibazo ibyo wabisobanura kandi ubizi ko ariwe mukundana ngambwira yawe yakura he sheri wanjye simbizi ariko none se ubwo nyine abahiga none se kandi nakazi agira ahiga ibyo byose sinzi uko nabisobanura wenda mugani ushobora kugenda nk'umuntu yaguha kuko si ubwo ese ubwo umuntu yaguha amafaranga gutyo gusa gute se umuntu yaguha amafaranga ntabwo njye nawe ndi kumva ukuntu umuntu yaguha amafaranga gutyo gusa nta kintu wamukoreye ubwo urumva uba wakoze akazi ubundi ukabona ayo mafaranga ese sibyo akahe kazi kandi nta kazi uravuze none se umuntu yaguha amafaranga gutyo amafaranga rero ava kuri ibyo bisaza rero sinzi impamvu mushobora gufata amafaranga mukayakura ku bisaza mukaza no kuturira Sifa kuri kunkiramo Yesu we uri Sifa hari igisaza kwiyamaha amafaranga aza no kurya utwawe oya wotaye kubijyana atari kandi ari kuvuze uravuze ngo sinzi impamvu nyine ubwo muri rusange abakobwa bakora ibyo bintu ahubwo sinzi impamvu hari abakobwa bashobora kurya amafaranga abasaza bakajya kurya n'ay'abasore vuga gutyo ni gutyo navugaga ariko nuvuga ngo sinzi ikinyarwanda ubwo nakivuze nayo ariko nibyo n'ikinyarwanda cyawe ni gikeya ikinyarwanda cyawe yavuga gikeya zigikeya cyane ni gikeya mumbabarire pate nicyo kintu Sifa umukundira cyihariye rero bishaka kuba byarahindutse ibyo yamukundiraga mbere atari byo umukundira mbaheruka kera ni byinshi umunsi mukundira tubwire asigaye yumva mbere si yumvaga nabi ikindi asigaye ari umwana mwiza pe asigaye agira umutima mwiza aritonda sibyo ndikubeshyera ariko ibyo n'ubundi nese mbere ntabyo wagira nagiraga umutima mubi mbere hari ukuntu wari utangiye guhinduka mu kuntu urumva ariko ubu ngubu wabaye umwana mwiza asigaye witonda sibyo wabaye na keza ukuntu mbere waba umeze nk'agacecuru ariko ubu ngubu kwa kuntu uri kugenda ukura mu myaka noneho wabaye nk'agacecuru uri uragenda uba kuki mana noneho nsigaye ngureba ngavuga ati niyo twakibanira ariko ikibazo ni cya kintu crash barabana crash ni cya kintu none ibyo ariko namwe ibintu byanyu bimeze nk'ibya Titi Brown na Nyamba kubera akantu bamwe dushyiramo kakugobeka aba crash ntibamana Pateri nawe ati yo nukuri ntago Sifa yarahindutse ku rwego rwose uruhise
ari kuvuga ngo nabaye uzwi ariko guhinduka ntacyo bitwaye yahindutse neza ntiyavuze ko yahindutse nabi ngo nahinde umukecuru uziko nahuye n'umuntu urumva anyereka video ari mu modoka ngo anyereka video nyine za zindi zacu za mbere na bateri nangije nyine ndamubwira ngo ntago ari njyewe akavuga ni wowe arabinyemeza wapi yerekana abantu bo ku ruhande ndavuga ati ntago ari njye abandi barangije baravuga umugabo ariko uyu mukobwa ngo uyu wo muri video ngo ni mukuru ngo ariko uyu ni umwana hashize imyaka 2 yashize imyaka 2 ikiganiro kibaye ese ndi kwiyuburura sibyo nakubwiraga yashatse kuba ko ari Yesu warukecuye yari ari mukuru rego uzarebe Sifa mbere yarabyibushye ahubwo ubu nibwo mbyibushye ahubwo ubu nibwo yabyibushye mu si bikabije ariko yiyongereye akantu kameme ile kameme skinny yarasa neza Sifa shama ahubwo ngo nabaye inzobe urasa neza myaka iri imbere ni neza Sifa turi gushaka uburyo twamushakira umusheri baberanye wowe nta cyizere wifitiye tubirimo gushaka umusheri uretse mbaze pateri nta cyizere wifitiye urabona ntacyo uteganya kuri Sifa shareka mubwire Sifa iki narimba kumbuye pe kwa kuntu narimba abantu nukuri kibana kwa kuntu dusigaye twirirwana nsigaye mbona anyiyumvamo ariko ndi kumuhungira kure kugira ngo isezerano dufitanye n'ibyo kubana aba crush ashatse kuvuga ngo ndamutse mukunze yagira gute yegora wa mugana mutsa gukunze yagarankunda ariko muranakundana by the way nukuri ngiye cyo mbona cyo nukuri kwimana murakundana nyine turakundana gukundana turakundana byo pe muri nabana beza vraiment nukuri si inshuti ese ubu si inshuti yo komfite couple nziza pe yego nukuri nyine abantu si tuvugisha ukuri Sando abashiramo ubwenge kugira ngo yumva hano twemerera koko tukundana murakundana kayino nyine turakundana ahubwo vuga ngo twavamo couple nziza tubayeyo nako ibintu byanyu bizajya biza bikubite bya Titi na Nyambo ubundi nyuma y'iminsi mike niyaza amakazo patera kwihakane na Sifa kwihakane akundi sinirya rugizemera ko pateri tuvuge ko ubungu wenda muri inshuti ko mwigize gukundana shyiraho microphone ushobora gutubwira ngo ni crush bibe byose kandi pateri yajyaga aza kugusura ukamutekera yigize kumbwira ngo nariye ibiryo biryoshye kwa Sifa ngo burya Sifa azi guteka pateri yarazaga nkamutekera ifiriti sibyo hari n'igihe wamutekera niba ari amakaroni aramamagara ati nariye amakaroni aryoshye ati mbega umukobwa mwiza uzi guteka ati ubundi mbanze ko abakobwa beza nta bwenge bwo guteka bagira ni ukuri kw'Imana ndamugane se biri byanya byose ati Sifa azi guteka ati wamubona inyuma ntiyagiraga azi guteka ariko ndabwiye ko abantu beza batazi guteka oya Sifa ameze nk'umuntu w'umunebwe sibyo nicyo kintu cya mbere ariko ni n'umunebwe umunebwe uri kumva Sifa ubwo numubeshye ameze nk'umuntu w'umunebwe niko ngaragara ariko sikari uri kumva nyine kera ngira nzi ko ari umuntu w'umunebwe avuga ati umukobwa ni umunebwe nyine ikintu kinungura ni ibintu akora sibyo atari no guteka gusa no mu buzima busanzwe nyine ntabwo nabonaga atari umuntu uri shapu ariko naje gusanga ni shapu ahubwo byatari none nari nzi ko kera anabeshya sinakubera ariko avugisha ukuri ubu ngubu ukuntu tubanye mu kuvugisha ukuri kuba warahisemo crush nk'uyu nguyu ubona warahisemo neza cyane nahisemo neza ngewe singiye kubeshya nta n'undi crush narakeneye muri life ariko biri seriye atari imitomo
njye nta wundi mukurashi nshaka ni ukuri ubwo se bazawukrashinga yego na abazawukrashinga bizagenda gute reka nkubaze ikibazo sibyo tumaranye imyaka sine sha yego ine almost 4 ine nukuri yego Pateri mumaranye igihe men imyaka ine nanjye ejo ndetse nabikubwiraga kare nawe ndeba video zanyu imyaka ine ndavuga Pateri na Sifa nuko barambanye siko murambanye nka nuze harya nk'iki bavuga kirambanye kibaho si ikintu kiramba sinzi ariko imyaka ine uko ari myinshi imyaka ine tugiye kwinjira mu wa gatanu aho gari mu myaka ine twarashwanaga tugasubirana Pateri mwashwana kamamagara ko atari ko gasa ati none uzi ibyo Sifa yangoreye ibi n'ibi akamagara nk'isa yose ari kumbwira avuga ko se Pateri uzi kuzasara twarashwanaga tugasubirana none ari gihe mwashwanye ntiyarari wabo urarahi ndabazakora ahubwo muri life oyagakoma reka biceceke naho yaraye kaceceke bise naraye badatuma wiyemera naho naraye Pateri naraye ho muri kumva yaraye kimisagara sishaze kuvuga yaraye ko yaraye kimisagara ambwa ati Sifa yambabaje atubusinanataha ese kubera icyo udashaka gutaha ngo gasa ngo iyo Sifa yambabaje sando ngo nani ubwo mbashaka no kurya ngo no kugira ico numva nshaka ngaho reka rigire ngo kumwitsinji ahita ajya kuwa gatsinji kuri kw'Imana ibibazo byanjye bikizwa n'agatsingi buriya abantu ntibashaka babimenye yese ajya kunywa gatsingi njye kunywa agatsingi le uziko ibyo bintu ndi kumva arabyibuka niba ko ari ibyakera ntabwo amakuru ufite ariko wowe ujya uvugisha ukuri sibyo ugira amafuti menshi muri live ako Sifa n'umwana mwiza niyo yaguye mu umwana mwiza ariko Sifa uziko niyo agira amafuti wewe se ukumuvugira ariko Sifa niyo yaguye mukira ntabwo yaguye mukira kubera ubugome nyine yaguye mukira kubera ko Sifa reka nkwereke kuntu ngiye namumenye ko naguhemukira Sifa ni wa muntu ntazi guhakana ntazi kwemera cyokora urumva ashobora kumbwira ati iki kintu nicyo tugomba kugikora gutya reka igihe kigere si ibite ngo nagize izindi gahunda ngo urabona ngo ubwo yanze kuguhakanira kandi izo gahunda n'uwo muntu yemereye nawe yarabizi ko agomba kujyayo nanjye akanyemerera ibintu kandi azi ko atari bubishobore ubwo urumva iki ni ikintu twapfaga ngiye ikintu napfuye na Sifa ni ukwemera ikintu atari bugire gute atari bushobore cyangwa atari bonera umwanya wayo yego sibyo warangiza ukahita wigira ibi confidence biba bikurimo naza hano ukura ntuzi gusaba imbabazi ngo ibintu birangire ahubwo aho yangusaba imbabazi ugenda ukuza amafuti wongeraho ariko Imana ishimwe koko warabihinduye mumeze neza yarabihinduye sinovugira hejuru sovugira hejuru ubu urugendo rurakomeje shano ukuri kw'Imana all the best guys ndabakunda rero ikintu nishimira sinaze mbibabwira nukubabona nawe na Pateri vraiment I don't care niba harimo navuga relationship iri navuga strong cyangwa se muri inshuti zisanzwe icyo nzi cyo gusa nuko Pateri iyo ari kumwe nabo bafite amahoro ariko mutari kumwe Pateri nta mahoro bafite bari kuvugira mwana uya nukuri kw'Imana none se buretse kuvuga ko uri ubuzima bwanjye Pateri nje nukuri turavugana cyane Pateri ndabeshya ariko none humva yabaga bigize intambara ngo none igihe yagwamagaye ngasangwe kwivugira ku muntu mutipe ndavuga se uzikuzi yahura kubera Sifa ngo ubu ngo nashana kunyitaba ngamaze iminota 30 avuga kuri telefone isubwiye n'iki katari mama we ngo sando ngo ibyo bintu ubyihoreye ngo Sifa ndamuzi ngo yarahindutse ngasiga akundana n'uyu tavuga ko si umutipe nese ni kwa kundi yari yasaga yesagaze iwe ni nakubwiye yayindi iriya niyo yandyaga umutima yayindi rebana rebana ngo nyikubwire mikritariwe uyivuge yo kuviremera akajya Nyamirambo ni n'umutima turabicishije nyine aho ngaho niho mbigarukiye kugira ngo abyumve neza ibintu byose uzajya kubiremera Nyamirambo ari ikindi ndengeze sinababwiye impamvu nkabwira impamvu navuye i Remera nkaza kuba Nyamirambo nyine ibyo nibyo byandyaga umutwe n'umutima nyine byari akazi
byakuriraga nyine nta kundi ibyo twarabikemuye rega byose byari urukundo rega umuntu ukunda umuntu nta kuntu atafuwe ase abakarashi bafuwanirana gute none se reka Patera agendaga kwiyahura crash ivamo iki yavuyemo iki oya nta kintu yavuyemo nanjye ndi kumubaza ivamo iki ariko crash yanyimaze imyaka 4 nta kiravamo ntacyo bwawe niyo crash ibonye imaze igihe kirekire ibyo bintu byanyu nimukaturusha ubwenge ntacyo pe mu myaka 4 umaze kugira aba ex banga nta numwe namungu urakundana yego sha nawe yego igara ari nyiri umwana umwana ugira crash we yego we ese kugira crash bihuriye hehe no kujya tuvuge ko Pate niwe wangiriye crash sibyo njyewe ari kugira si wowe wangiriye yego ubwo iyo ugira umuntu crash arya bishatse kuvuga iki iyo ugira umuntu crash bishatse kuvuga iki natubwire reka mubwire ngo tell them tubwire muri life gutekereza uba wakunze uwo muhungu sibyo se ariko utamukunze biri seriye wamukunze nk'iki wamukunze nk'iki nyine biri seriye byakitwa ku buryo ujya gushaka sanda ukamubwira ati kiriya cyana wamuje nacyo shari ni ukuri ujya uvugisha ukuri wari wakunze uyu muhungu nawe wasanga ufite uwo wakurashinze birangira nawe umwanzi witonze urabyibuka nyine tugiye kugenda reka tugende tesi reka tugende neza gutya sibyo se wowe wari wankunze ejo usanga nanjye rero nakunze ubwo nakunze birangira muretse ubwo mba ngiye kuri uyu mukobwa yakwangishije uwo wakunze uba witonze ariko wese yarankunze hari igihe nashobora kuba nandi gukunda undi uriya atankunda kandi ari cyana kinkunda simye ubwo crash si urukundo warankundaga no si kudashaka shirura cyantegereje yegora ishyiraho mikrofone tubwire oya nta sheri mfite nyine nawe nyine uracyantegereje kubera ko mbere warankundaga nkutayahuza uracyantegereje wamuteye ahuzu kandi aho aba wiyemeye kandi yarasanze mfite undi mwashinge kirengere wese umwanga warabyibagiwe ni narabyibagiye witonze nyine reka musubize nge nsubize reka mubaze mubwire kiragiye wibuka kuri mukobwa wese umwanga ukiruka inyuma ya Sifa nyine nanone cyane mwirukanka ku buryo Sifa nga kukwita ubuse ari nge na Sifa sine ukabugiye kurara kimisagara yego rego yingu ndamwemera nawe arabizi cyo kora Sifa uramukunda basi none se nyine sibyo bari kuvuga uri kuvuga usura cyankunda none se subiza ko uri crash wanjye ukunda nyine crash wanjye n'ubu uracyari crash wanjye urankunda ariko ndawukunda nyine nese wa crash atakwanga isugo rega abakobwa sigaye baryaryana ku buryo se uri kuvuga ndi kuryarya Pate warasoze shemana yanjye cyo mbabwira cemana guys ndi ukuryarya ndi kuryarya warandyaryaga nakuryarya kera Sifa ntabwo yarazi kuvuga ngo kurya ndabizi kurya ntabwo nari nzi kubivuga se wavugaga rya sinzi ko nabivugaga rero ndabizi ni ukurya kurya nawe ubivuga neza yego mbere ukiva iwanyu rero Nyakariro yego mana Yesu neza aba ni Nyakariro kurya wacu se ni Nyakariro nyine nuko nyine mba nsize muri terimi kugira ngo atavuga ko iwanyu ari mu cyaro kandi Nyakariro ni umuntu wo mu cyaro aba ameze atya umuntu wo mu cyaro bari gusa gutya cyaga ageze i Kigali aragafata bihwaniramo ako n'ubundi naje nirabura waje wiri igikara naje banza nirabura pe ariko si wa mugani simbwira byagenze bite nese cyagiye tumenyana twari narindaburaga oya nagari cyane ariko nyine nawe nyine byarahindutse uzi ko nanjye nabonye ifoto yanjye ejo bundi ya kera nkiga nyine muri segonderi mbona nariraburaga cyane mani nk'iyi mikoro none byaje kugenda bite utuvuta twakoze akazi ni oya ntabwo ari utuvuta n'utuzi mani tw'ikigali utuzi ko i Kigali twaguze nese si kiragiye ko twari i Kigali nkaba mbona usigaye cyagerega nari maze iminsi mike nje ntago nyine byari bitinze cyane vuga ati ngewe muri iriya minsi ntago ikiraifu cyari kimeze neza
ahubwo ubu ngubu natangiye kubona uduceri niyitaho nta duceri nabonye na n'ubu nta biceri urabona natwo shasi wabanye amafaranga wowe sasi nuko uzi ko Imana yanaguhana mbega umukobwa oya sifa yabanye amafaranga ino ukuri nayo uzajya ubwira Imana umva ukuntu buri guhumura uvuge ngo amafaranga urabona cyagiye nawe cyagiye nawe wari ufite Yaguha- wari umunyeshuri nawumuraga nk'amazi yo wahumuraga kunywa moviti Pate uri umugome shawe ako Pate uhinduka pe oya ubwo yabonye utuvuta yaguhumuriye ego mana y'isi n'ijuru nawumuraga bofi none ubwo aga perfume ni kose amavuta nimba yisiga yaye mana none sigaye yisiga amavuta y'amazi he na moviti urabona ariko kasa neza kabisa nk'umuntu wabanye amafaranga nukuri nta mafaranga bira abakire bawe bose urabandagaje urababwira ngo ntago bahemba abaye bakire nanjye ubu ngubu ntago mpemba ntago nkuhehe ibarishimwe kuzetse none se si ni cyo kintu cyari ukundira Pateri rero kuri ubu ubona yahindutseho bitandukanye no mu myaka yashize noneho ubona nyine ukavuga ngo yari afite iyi defa ariko nawe kabisa ni byiza ameze neza cyane kubangamiraga cyagiye kera akuzi ko cyagiye kera nta n'ibintu byinshi nabonaga kubera urukundo sinzi ariko nta bintu byinshi nabonaga banza ariko ntabyitagaho ariko ikintu nyine kigaragara cyahindutse yabaye seriye yarakuze that's true pe sinabikubwiye kare Pateri yabaye mukuru ubu ngubu kabisa wasigaye nyine ubona ko ibyo bintu byahindutse yabaye serious kandi nizere ko ni nabyo bamusaga muri comment bati ntiwarongore serious kabisa urakuba seri iyi ari gukora aba serious kare naza numva sifa amubwira ati niba ari ikintu kisigaye kinshimisha ni ukuntu usigaye uzambaye amapantaro ikabutura zakubangamiraga ikabutura ziwe cyagihe nyine nabonaga biri aho ngaho ahubwo nyuma nibwo natekereze mbona wenda si byari fresh cyane ariko ntari burebye nanone Pate ikabutura kuzikunda se ubu ntabwo ukizambara ndazambara rimwe na rimwe uzajya ugaruka mu kiganiro si kumwe na sifa ariko wambaye ipantaro kuko ndumva shayi ikabutura ashobora kuba zitaramushimishaga mu biganiro byanyimukiyeho ari kugira ngo byakwimukiyeho byanyimukiyeho niwe usiga ukunda amakabutura sigaye akunda amakabutura hari icyagiye yo ntabwo mbyibuka kuva twakora nzi ko nta kiganiro twigeze dukora wambaye ikabutura nta na kimwe nta kimwe ariko sifa sigaye yambara amakabutura si yamubera ariko arambera akaraga abirwa n'iki waba waribona amatako yawe ayiwe wese cyagiye kuba yerekanaga yegora nyine nari ndi umuhungu mwana nese umukobwa hari icyo bitwaye rega sifu ujya umenya ko ukiri umutoya none se kuba mutoya n'ikabutura bihurira he nk'urugero ubu sifa hari umuntu ushobora kumubona agahita amuntwara kubera yambaye amatako kubera yambaye amatako yambaye amatako no kubera kuyareba uravugishwa none wari uvuze amatara oya kubera yambaye ikabutura aravuga ko wambaye amatako sirata ujya wiyambarira birakubera cyane shana ukuri ijya yambara nta myaka 100 ujya wiyambarira urumva ikuzimu ntabibayo nta naho uteze no kuzajya mwana wawe nimpfa ntabwo rwose muzongera kubibona ceceka aho ngaho nawe upfuye mu izina rya Yesu tubivuge icyarimwe Yesu we murankunda oya ntabwo ibyo gupfa tubwira ni ibiki sifa we Imana ibikurinze turacyagukeneye Imana ikujyane ntarareba ubukwe bwawe yegora bwawe nawe abana beza muzabyara ibyo rero twigeze tunabivugaho hari ibintu biba bitatureba ibyo biraturebara nk'ibyo bintu ntabwo bindeba bireba iki bindeba nanjye pe bireba iki ibyo bintu ngo by'ubukwe ngo by'abana
si urumva wabyara nyine ntabwo bitureba mu biganiro byanjye na Pateri. urumva wabyara urumva wabyara Oya ubu ntabwo ndi kumva nabyara. urumva Sifa yakubyarira njyewe yambyarira urumva twabyarana oya ariko mani ari ukuntu urumva wenda n'urugero reka tuganire yego ari nko kuntu nyine dushobora kuza twicara ahangaha wenda turacyari abakurashida ntabwo wenda Imana yaduhuje tugakubita iyo myaka ine tukiri kumwe ari igihe anaduha niyo yindi isigaye tukazashiduka byayindi wenda twavuga ko turi abakurashi mugashiduka muri iyo myaka ine njye narabanye na Sifa wenda twarabyaranye manu byumva urikumva kuko ahanini aracyari single nicyo kibazo ese wa mugani niba uvuga ko Pateri mudakundana ubuzwa n'ikiguru kuba wagugira boyfriend nese Pate wowe hari umusheri ufite ubwo uramufite uramufite pasi nyine umva ikibazo reka mbanze nguhere ubuzwa n'iki kugira umuntu mukundana kandi Pateri uvuga wowe mu magambo ko mudakundana naramubuze birazi okay abantu bakunda Sifa nk'umusore mwiza oya yagwakaniye ni ikigaragaza ko mukundana ariko ubihakana ati hoya oya ndimo arashakira pasi hano twaye turi kuri Kiss FM oya ibyo hoya nshakira pasi yewe navuga nimero za nawe mushakira umukobwa ahubwo urashaka gushakira umukobwa njye nyamara abantu barakundana pe icyo mbona cyo umwe baramukora ati shwishwishwishwi bagera kuri Sifa ati shwishwishwishwi ariko Sanda karame wenda nuko igihe cyacu kitaragera wenda ariko abo bakunzi bacu zanabamenye kandi nabo mufite nyine ntabo dufite ntago igihe cyacu kiragera cyo kubagira nitubagira tuzabibabwira n'igihe nyine dushobora gushiduka byabaye twibaniye niye kapo ikwensiparinga y'abantu bakundana yego ujye ubona ko bati wow niyema oya niwe ndi kubaza Sifa nenda mubaza ukwe ko nta nizo mba nzi mwakabyarana si when ye couple ikwinspire gize ko bati wow ngiye kujikanye kubwira ni Kiramani Kiramani n'umudamu you Cremana Knowless Nyambo na Titi Brown baba best n'aba best nkamwe oya mwebwe muraba crush bona best to ego ko best we haki ibintu byo best bwateye no crush shaho harya nabandi bantu baba crush hazavumbukamo igihunyira oya ariko kinavumbutsemo nta mutima mubi igihunyira igihunyira nacyuze mwa si pusi surupusi niba ari pusi ndi kumva cyaba ari nk'ikintu kingana n'inka cyari injo uruhunyira n'urupusi siko wasaze njyamyo bose ntago watunga ipusi oya igihunyira ntago ari ipusi muri comment bazatubwira njye mba ngo hazavumbuka igihunyira ubwo igihunyira se biba bishatse nyine ubwo hazavamo ibintu tutari twite oya hazavamo igihunyira ni igikoko oya none se abantu bavamo ibikoko oya abantu bavamo ibikoko oya nyine muri ibyo byo crash muvuga vuga ngo hazavamo ikintu abantu batari biteze siko se babivuga ama ikizavamo nicyo gihunyira simwe by'ubihunyira mutubabarire cyane kururo babivuga gusa twibonyira gahita ndeba Sifa mva mubwire man umubwire n'ukuri tuzikundanira kera nituburanirwa tuzikundanira kubera icyo muzarinda kuburanirwa nta bakunzi dufite tuzikundanira nyine twese kuki warinda kuburanirwa hari igihe wasanga tukiri kumenyana nta wamenya imyaka ine ariko ubwo urumva nyine buri wese azi undi ariko burabona ari ikintu kiri kubura muri life ubwo icyo kintu nikimara kuboneka guci life shaka amafaranga nyine nose urabona Sifa wowe oya ntabwo ari ngombwa ko nyine nshaka amafaranga kuyashaka nayashaka ariko na Sifa ni umukozi
umukozi oya amafaranga yatuma burya bigera ku iterambere ubuzima bugakomeza sifu ukamugurira amavuta meza uri kumubwira ati usigaye wisiga amavuta meza nawe akangurira ipantaro nziza kandi sifu arakora wa mugana sifa ni umukozi ni umukozi ega sifa yarahindutse ayo mwana mwiza ni umukozi ku murimo sifa sigara amamagara akambwira ati ndabagukubite insingile winywere mwana wanjye yigo ega asigaye ari crash umutima ariko sifa disi ikintu cyo nabonye ni kimwe sifa akunda pateri kandi na pateri aragukunda ahubwo mubigira munyuza mu yindi nzira mukerekana ko nyine ari ubukurashi nabyo that's good byaba ari byiza ahantu twagiye cyo tujye kwitote sibuka mujama ko naye maravuga gori gupatira ngo uri ikiguri ngo iki cyana ngo wagikunze nagubwibuka ngo wakundanye ngo ni iki cyana nkajya muramubwira ati Allah ntabwo ubizi ibiki nyine ataraje ntabwo yarabizi ko nkunda ntabwo bizi ko nyine mukundana turi inshuti byo gukundana tuzavuga ngo turakundana ari icyana kinyikundira yahita kinyanga ariko icyana cyose twakundana kizaze kibizi ko nkukunda iri ni ishyano asaza abizi ko umukunda ubwo asaza abashe gukora iki mukunda nka crush wanjye nabivuze ibyo ngo bizabyara igihunyira umva n'uri inyuma ya kamera ibyo avuze igihunyira ni igiki mani ibintu biva mu gihunyira ni si bizava muri ibyo bintu navuze ko urukundo rwanyu ruzabyara igihunyira tuzabyara igihunyira oya tuzabyara pate witangiye kumbeshyera utazatuma abantu bumva ko ntabwo navuze ko ntabwo navuze ko muzabyara igihunyira si mwimbeshyera ngenda gukunda crush wanjye nenda gukunda crush wanjye ari ikintu ushaka ko twese tweruye nyine tureruye ko disi mana yanjye murasa neza Sada yagutera oya ni ukuri murasa neza none umuntu romantic oya njye ariko ndi romantic don't you know that nabyo waruzi nabyo waruzi pati sandu kera basi yatarajya mu nyamakuru yaza gukinana nk'agafilime ari romantic sikari neza ese urabona sifa arimo arakina romantic muri filime oya sha ariko njye ndeba filime akinamo ntabwo urabona se barakina yagize agashiha ako none ameze gutya simba ameze gutya njye mbona nyine ameze ari we mu buzima busanzwe oya njye njya mubona akina afite agashiha ari romantic nyine impamvu we nuko umuzi mu bice byose iyo yarakaye ariko pateri nta nubwo akivumbura wana nivumburaga mbona yewe shate nukuri yateye intambwe nyinshi ntago akivumbura noneho ikintu nshaka kumugerageza nshaka kureba niba yararekeye kujya arakara akahita ajya kubivuga nta wundi muntu yabibwiraga ariko uretse njye mwese sinjye wabahuje naburi iyo uramukumaye ikiganiro ngenda umuhuza ariko iyo uramukumaye nk'ikiganiro yari kuhita abishyira hanze akahita abivuga ibintu byose oya pateri ntabwo wibuka ukuntu twese gukora ikiganiro pateri akantura indirimbo harya yagutuye indirimbo ntuyivuge reka mvuge nyirayo byonyine yari ya aruto ariko yarababaye sifa yaranatashye arambwira ati urabeshya naba narikosoye oyashana narikosoye ngo iki ngo iki azahita aduha urukundo ko bavuga ko bakundana urukundo rundi noneho rwaba rurenze sifa yavuze ko bakundana na pateri yavuze ko bakundana by'ubukurasha ariko njyewe singakuramo kuko wowe ugenda kwa sifa akagutekera akakwitegura nka bwana patro na bwana patro urumva noneho sifa yabakubabaje ugataha Kimisagara ntutaye Kicukiro ni gute kwa crush wawe njye mfite fact nyinshi ni gute kwa crush wawe yakubabaza
aho gutaha muzabiganireho ugatorongera ukajya Kimisagara hariya wari wagiye. oya nyine hari igihe ibintu bikurenga ugashaka ukuntu ujya kwitekerezaho. yagiye kugwa agatsinyi se ngo yitekerezeho neza. sha cyo kora icyo mbona cyo Pateri yarahindutse ubundi kubera nyine wabaye mukuru ntago nyine ari utuntu twinshi nabibonye kandi yasigaye ibyo nkundira. nyine ari ibintu wakoraga mu kiganiro ukabona uri umwana ariko ubu ngubu umva komeza gutyo muri iyo nzira simbikubwiye courage kabisa nukuri. Reka nitayire pe gusa Imana yagiye numva mbakumbuye ni ukuri kw'Imana. Ese ubu si twataha videographer sha ni ukuri kw'Imana kandi welcome rwose sibyo sibyo muzaza kudushyigikira. muzaza kudushyigikira bazaza kudushyigikira kuri channel yacu. yego si channel yacu bayita ngo iki? Yego nta kibazo rwose. Akarwa TV. Yego show. Yego nyine bazadushyigikire niho nyine bazajya badusanganaho nyine na hano. Yego n'abantu baguha ibiraka yego Yego sha se kutivugira wowe ubundi bite nari nabyibagiwe bama ibiraka. Bama ibiraka sha byo gufotora nsigaye ndi umufotographe wa danje. Babwire ko ari byo maze iminsi waragiye kwiga ariko. Yego ko nesese yashize igihe kinini barambuze nabyo narabyize. Yagiye kwiga sive ubukwe anniversaire proposal ndi kwamamariza wicaye aho proposal n'ibindi byinshi bitandukanye ama event yose sha rwose abapfushije. Yego nari binaho tubafite umugongo mani tukanagira sibyo se ko muri guseka asabapfushije baca amafaranga menshi. Mani hari ikintu bita umva Pate mwiseka memories. Iyo umuntu nyine twese twarapfushije Pate ariko nyine hari abafotografi ntago ari ugushinyagura nyine ubundi mu birori by'umuntu habaho ibinuze bitatu kuvuka harya no kubyara no gupfa. gukora ubukwe no gupfa. Ibyo ni ibirori bitatu bigize ubuzima bwa muntu buri muntu wese uretse ko hari n'abadakora ubukwe bagapfa mbere batanabukoze. Rero ndumva za blood shower za baby shower za kabisa and so on sibyo rata. Rero rwose mumbabare rwose Imana yanjye umukobwa ufotora muzamuha akazi dore ni bake dufite byibuze tubeho dukomeze tubeho singo ntubona ujye ureba crash muzimureke bya bideri. oya kandi ngewe na ariko sowe ese kuri akira asu yari mu biki reka mbasezerere akira muhobere. Okay oh my god aka sifa asimana yanjye uri murantinza ari baraguhobera. Reka nihungire mve muri iki kiganiro reka nihungire ndahita nanasoza ikiganiro singarukamo hobera undi mwana ari Gasaro TV.